kukirangiza kimaze kunyigisha sinkibona n'umwanya wo gusoma Bible mbese yaba ibi nabyo ni hatari pe ko si ubundi ibintu by'agakiza ubundi iriya Bible imyaka yandikiwe hashize igihe kinini rwose ngewe mba numva byanshanze. Mwami mwiza ukomeze ungenderere ukomeze unshoboze muri uru rugendo urugendo rusa nkaho rukomeye abo twakirijwe rimwe bose mba mbona barabihagaritse ko twatangiye tungana yewe twari benshi ariko mbona ibihe bimeze nabi pe. Nariho ndasoma kino gitabo kiriho kiranyigisha how to live new life, uburyo umuntu agomba kubaho i Burayi, mbese kiba kiranyongera ubwenge. Iriya Bible ntago nzongera kuyisoma, nabihagaritse, ntago nzongera gusoma Bible kuko n'umwanya wambanye mukeya nabibonye. Mfite kugenda muri gym, uri kumva, mfite kujya muri gym, mfite ku making a friends, hari friends tugomba guhura, tugomba kujya kurya inkoko na pizza, mbese urumva byabaye byinshi. Bible kandi ntihinduka, ijambo ry'Imana rirambwira ngo Kristo yarangije byose ku musaraba. Ni ikihe kintu ndi gusaba? Iyi Bible ntayigira, ntago mbangije uyu munsi wa none. Iyi Bible yaransayidiye, abakozi Imana babanye nanjye, Imana igibaho umugisha kuko maze kubona ko uru rugendo utarugenda wenyine ngo bikunde. Uru rugendo rusaba kuri kumwe n'abandi, urugendo rusaba kuba waguye ukabona uko ubyutsa, urugendo rusaba kuba urose ibintu ntubyumve ku muntu yagusobanurira, urugendo rusaba kuba Imana yagutuma ku muntu twashobewe kagusuzamo imbaraga. Urugendo rusaba ibintu byinshi, niyo mpamvu maze kubibona abantu benshi bagwa, abantu babura ababyeyi mu mwuka, babura abamenta, babura gusoma ijambo ry'Imana, babura amasengesho, ni byinshi, abantu bishwe n'inzara. Sinzi icyo umuntu yakora mu gihe nk'iki. Ngende kubona ubuzima buri kugenda neza, I'm so blessed, ndaryama neza, gusa ngira ikibazo cy'inzozi, ariko inzozi ni bisanzwe, niyo warota nabi urabyo kuzuma ugakomeza. Kandi nabonye na doctor, ubonetse ko nabonye doctor nyine, doctor wanjye yaranganiriza, afite urukundo, wow, iyo turi kumwe mba numva ari bizima. Gusa dutandukanye nibwo najya gutekereza inzozi nagize, ibitekerezo bibi njya ngira, kwiyumvira ko ubuzima bunaniye. Gusa nyuma y'ibyo ngibyo ubuzima ni bwiza cyane. Kandi doctors ikintu yambwiye kindi ngo iyo umuntu adakora siporo ngahure n'aba friend ashobora no gukura ibintu by'uburwayi, ushaka kudeprima. Naho dukwiye kujya tujyana tukora na siporo, ukava muri ibyo bintu byo gusoma Bible. Dore uvuye ku ishuri, uvuye ku kazi, warushye, ugenda gusenga, uzaruka ryari, igomba kujya muri gym, making a friends, ugakora siporo, umubiri ukaruhuka. Wow, mbega byiza, kuva uranezerewe, ntaho biva mu Bible. Mwami, Imana jya uyiha amahoro, jya ureka Imana ituze, jya ureka Imana iruhuke. Uyibuza amahoro, uyibuza amahoro. Ahubwo ufite tugende muri gym, tunagane, tubahinge friend, naho ibintu bireke. Hey, wababonye ariko wabonye abandi bakristo, uzi ko n'abariya ari abakristo, n'abakristo ariko nyine bari mu ngo amasengero y'inaha n'ahandi umuntu akora ibyo ashaka, ariko nabo bazi Kristo, bakunda Kristo. Wabonye uburyo ariko baterera ibyuma,
baterura ibyuma bakora siporo bari cool wabibonye nakujyanye ahantu heza ntiwakunze wabonye life kandi bavuga Kristo wabonye ko bavuga Jesus Kristo sinzi ikindi waba ushaka buriya ni ubuzima duhamagarirwa yes uve muri Bible nanjye nishimye wow we had fun byari byiza siporo ni ngombwa n'ikigushira tweka ni ngombwa tugomba gukora siporo yes ni byiza cyane ndizera ko turabona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kuko nanjye na setinze plan mvuga ko ni byiza nzajya niga nzajya nkora siporo ariko ntabwo nabura umwanya iminota nka 30 yo gusoma ijambo no gusenga urabyumva ko tuba tubikeneye urabona aho turi kujya ndetse n'ubijambo ry'Imana ritubwira ko umukristo agomba guhozaho gusa nubwo twajya muri siporo njye ntabwo n'umwanya wa Bible study gusa ndakubwira next month kuko ndi busy cyane ndi busy ngomba kurangiza cya gitabo nakubwiye kukisoma cyose kandi ndacyarushye ngomba no kuruhuka amategeko twiga ko umuntu ariga akarya inshuro izo 4 ku munsi yarangiza akagira guti akanaruhuka ubwo rero Bible studies uberetse oya next month imbona umwanya nzakubwira gusa ejo nzaza gukora dusuye muri game tugomba gukora siporo buri munsi uzi ko bivuga ngo iminota 30 turakora siporo